Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikisa ni inkuru yigisha ibintu byabayeho ko igihe cy'intumwa y'Imana iriho byagiye bigira akamaro, ndetse ni inkuru zabayeho ku gihe cy'intumwa y'Imana, ndetse zituma abayisilamu bahuguka, zitanga ku buryo n'undi wese ashobora gukora imisomo. Nagira ngo mbaganirire ku mugabo bita Said mwene Amri al-Jumahi. Uyu mugabo ntabwo yari umuyisilamu, ariko we arakubwira ati ikintu cyatumye aba umuyisilamu, arakubwira ati kuba nari muremure kandi ndi umusore, nkabona urupfu rw'umusahaba cyangwa se rw'umusangirangendo bitaga Hubaybu, uburyo yishwe, byatumye nkuramo amasomo abiri. Ikintu cya mbere, uyu Said mwene Amri al-Jumahi arakubwira ati kuba narakurikiranye urupfu rw'umusahaba bitaga Hubaybu, nkabona uburyo bamwishe, nakuyemo inyigisho ebyiri. Iya mbere nuko nakuyemo ko umuntu abantu bitangiye kugeza ubwo bamupfira ko nta gushidikanya aba ari intumwa y'Imana. Hanyuma icyo kintu cyatumye yakurikiranye uburyo babajije uyu Hubaybu, baramubaza bati yewe Hubaybu, urabibona ute iyo tuba dufite yaza kuba ari Muhammad ari we dufite, weho wibereye wowe n'abana bawe wiryamiye, urabibona ute? Arababwira ati ibyo ntibikabaho n'umunsi n'umwe. Ababwira ikintu gikomeye, arababwira ati urupfu rwaba rwiza kuri nge kuruta kuba nava mu Bisilamu. Barambwira ati none tukwicara, arababwira ati nta kibazo. Icyo gihe abantu bari bafite imyemerere yo kwizera Imana, ntabwo babaga borohewe. Uyu mugabo yabasabye ikintu kimwe, arababwira ati mumpe iminota 2 mbanze nsenge. Barayimwemerera. Amaze gusenga arababwira ati iyo bitaza kuvuga ko natinye urupfu nari gukomeza nkasenga, ariko kubera ko mufite gahunda yo kunyica ni munyice. Bakubwira ko bamuciye ibice imbusane, bakamuca ukuboko kw'iburyo n'ukuguru kw'ibumoso, ukuguru kw'ibumoso n'ukuboko kw'iburyo. Barangije uyu Said yarabirebaga abona uburyo bishe Hubaybu, arangije ahita atora shahadu kubera icyo kintu gikomeye cyane, avuga ati umuntu abantu bitangiye kuba mupfira aba ari intumwa y'Imana. Amaze kuba umuyisilamu, yaje gusura umwe mu bayoboraga abayisilamu bitaga Amir al-Mu'minin cyangwa se Omar mwene Khattab. Aramubwira ati, amugira inama, aramubwira ati yewe Omar, reba bose Imana yagushinze, ubakundira icyo wakwikundira wowe ubwawe, wakundira n'abawe, kandi uzabangira icyo wakwiyongera wowe ukacyangira n'abawe. Amubwira ikindi kintu gikomeye, arabwira ati kandi ntuzite kubavuga, kuko amagambo meza nakurikiwe n'ibikorwa. Omar yarebye inyigisho z'uyu mugabo, amugera umuyobozi w'agace bitaga Yemen. Igihe cyaje kugera hashize iminsi, haza kuza abantu bari baraturutse muri Yemen baje i Maka. Bahageze Omar arababwira ati nimumbwire abakene banyu bafashe. Baravuze bageze ku muntu wa kabiri, bavugamo uyu Said mwene Amri al-Jumahi. Arabaza ati Said muvuga n'uyu? Ati n'umuyobozi wacu. Afata amadinari 100 ayoherereza uyu muyobozi w'abayisilamu. Said abonye amadinari yavuze ijambo rikomeye cyane, avuga ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ku Mana niho twave kandi niho tuzasubira. Yabonaga ari ikintu kizanye fitina mu rugo rwe, arayafata n'ashyira mu dufuka 10 ayoherereza abakene, ntiyayarya, nawe ayoherereza abakene bababaye kumurusha. Bitandukanye n'iby'iki gihe cyacu. Iki gihe cyacu umuntu ashobora kubona risiki aho yakayihaye, aba yihaha ubwo akumva ko yayishyira mu mufuka. Igihe cyaje kugera, uyu muyobozi w'abemeramana apanga kujya gusura abayisilamu. Ageze muri Yemen, abayisilamu bamwakirije ibirego barega umuyobozi wabo. Bamureze ibirego 4. Ikirego cya mbere yarababwiye ati uyu muyobozi wacu nijoro ntajya yakira ibibazo byacu. Ikirego cya kabiri bamurega ko hari umunsi asiba mu cyumweru. Ikirego cya gatatu bamureze nyuma yo kumurega ko hari umunsi asiba mu cyumweru, nyuma yo kumurega ko nijoro atakira ibirego byabo, baje kumurega ikindi kintu gikomeye cyane. Baramurega ngo uyu muyobozi agwa igicuri. Umuyobozi w'abemeramana cyangwa se Amir al-Mu'minin Omar yanze gukemura iki kibazo, abajyana mu kibuga kinini cyane, abatega amatwi bitandukanye n'ubu ngubu. Arangije asaba Said mwene al-Jumahi kwisobanura. Said aramubwira ati ku kibazo cya mbere cyo bandeze ko nijoro ntakira ibibazo byabo, arabwira ati amanywa nayahariye aba bantu, ijoro ndiharira Mwenyezi Mungu, mba ndi muri ibada. Abafite urugo rwagomba kwitaho, abafite umudamu bagomba kwitaho, kandi abagomba gukora ibihagararo by'ijoro. Ku kirego cya kabiri cyuko bamurega ko hari umunsi asiba mu cyumweru, yarababwiye ati
uyu munsi ati uko mundeba hano ntibyari ngombwa ko mbivuga, ariko reka mbivuge, iyi kanzu mubona nambaye niyo ngira imbere n'inyuma. Hari igihe nyimesa ntiyume, murumva ko ntaza ku kazi nambaye ubusa. Hari ikirego cya gatatu nasimbutse bari bamureze. Ikirego cya gatatu bamurega ko aza kukaza kererewe, arababwira ati ngiye nta mukozi mfite, ndabyuka nkashaka inkwi nkasekura nkateka nkaza ku kazi. Urumva ko abasahaba b'icyo gihe nibo inshingano z'urugo bazikoraga bitandukanye n'iby'ubu. Twumva ko umugore ari ugomba gukora ibintu byose, ariko si ku Uislamu buvuga umugabo ni ufite inshingano zo kwita kuba atunze, kuba ayobora ndetse n'urugo rwe. Ikirego cya kane bamureze baravuga ati niba ngiba byisobanuyeho, none reka tugende tumutege cya kindi cya nyuma cyuko agwa igicuri, cyo ntago ari bukivana imbere. Murega icyaha cyuko agwa igicuri, baravuga ati iki cyo noneho kiramubasha, ibindi byose ntacyo byamutwaye, reka tumuvuge ko agwa igicuri. Arasubiza ati ubwo nakurikiraga urupfu rw'umusahaba bitaga Hubayb cyangwa umusangirangendo bitaga Hubayb, nkabona uburyo bamukase ibice azira imyemerere ye, nari umusore mfite imbaraga singira icyo mumarire, iyo mbitekerejeho ndazungera nkikubita hasi ntinye ibihano by'Imana. Omari mwene Khatabi yararize, abona ko nubwo bamamuma bamushinzaga cyangwa se abo ayobora bamushinzaga amakosa, umuyobozi wabo ari umunyakuri. Afata andi madinari 1000 ashyira mu gafuka aramuhereza. Amaze kuyamuha, ndamu yaramubwiye ati mugabo wanjye, alhamdulillah tubonye risk, ndashaka noneho nkubwire ibyifuzo byanjye uri bunkemurire kugira ngo nanjye nkemure ibibazo mfite. Arambwira ati ndashaka unshakira umukozi, ndashaka ngurire imyambaro, ndashaka ngurire n'ibiryo. Umugabo we aramubaza ati nta kindi kintu wibagiwe? Arambwira ati ibyo birahagije. Said aramubwira ati aya madinari cyangwa se aya mafaranga wayaguriza umuntu uzayatwishyura igihe tuzaba niba tuburara rimwe mu minsi 3 cyangwa se tumara iminsi 2 tutarya, ariko hari igihe kizagera noneho tumara icyumweru, wayaguriza umuntu uzayaduha icyo gihe. Umugore abaza umugabo ati icyo gihe kizabaho? Said aramubwira ati nam. Umugore kubera ko yarafite kwemera Imana aramubwira ati ibyo ndabyemeye. Said aramubwira ati reka tuyagurize Imana. Umugore yarafite kwemera gutandukanye n'abadamu bubu bamwe bubu, arangije arabyemera, ayashyira mu dufuka ayaha abakene n'abatishoboye. Hano isomo dukuramo rikomeye, dushinja abayobozi bacu iby'amakosa menshi atandukanye, ariko twebwe tukibagirwaho. Kandi nitujya gutunga urutoki mugenzi wacu, nitujya gutunga urutoki mugenzi wawe, byo wibuka ko izi 3 zirimo urimo namutunga ibyo, ariko 3 zirimo zirakureba. Bivuze ngo rero bavandimwe, tugerageze dutinye Imana, nujya no nitwumve ko ibyiza ari twe bigomba kubaho, hanyuma bagenzi bacu twumve ko biba ari bo bigomba kugeraho. Nunagishyamirana n'umuntu cyangwa nugera n'ikibazo n'umuntu, ntukamurebe muri kote negatifu gusa, jya ureba n'ibyiza yakoze, bityo bizajya tubasha kubabarirana. Ngira ngo nasoreza ahangaha kuri iri somo, naho ubutaha. Wa bila tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.